ni uvuga ngo hagati ya saa yine na saa sita turabijyanamo muri ubu buryo kuva ku isaha y'isaa yine ubwo shize iminota 30 kugeza ku isaha y'isaa sita Rayon Sport yashyizeho ibyo bita ngo ni gates open and fun welcoming. ubwo ni uvuga ngo imiryango irafunguye n'abafana batangira kwinjira muri stade. Hanyuma guhera ku isaha y'isaa sita kugeza ku isaha y'isaa munani ASK vs Inyange match abakanyujijeho abani babandi bo muri weekend. ubwo nabahoze bo muri Rayon ariko ni ACP basaza ya Rayon Sport hanyuma barakina n'ikipe y'Inyange barakina n'Inyange match keza kureba abasaza bagaconga abaduherutse gukina mu ikipe nyinamo ya Drujuba yara Kicukiro harimo bande kumbuza abantu bakina muri ikipe ya ASK rumva harimo ba Pekinyo harimo ba Andre yarari mwizamu harimo ba myugariro Eric w'imoso ebana umwe wa muri Gicumbi utemana ebana yaranantemaga nkavuga ati ariko se muze vipi Eric wose muri Rayon shiremo inkokora apana ariko apana Eric uyu nguyu apana gisa undi Eric wa kera harimo ba Rumamina bo babarimo n'abakinnyi benshi bari mu bakanyije mu ikipe ya Rayon Sport ba Kocha Mbanze n'abakinnye mbere ya 1994 bose usanga barimo so navuga ko nakamace kagenda nabo abafana bagomba kuza kureba abo bakinnyi bakanyije b'ikipe ya Rayon Sport uko bahagaze babyita amuse game ni kwa kundi barutegura kurya kwaba ruturi gufata mbere yuko urya byanyabyo iyi match yo ni amuse game twagiye hanyuma kuva ku isaha y'isaa munani kugeza ku isaha y'isaa 9 hari icyo bita presentation Rayon Sport Women's Squad 2025-2026. navuga ngo barapresenta nyine ikipe y'abagore ya Rayon Sport barapresenta squad yabo berekana abakinnyi baguzwe ariko bererekana squad yose muri rusange abakinnyi bose bahari ba Rayon Sport Women Football Club. Hanyuma ku isaha y'isaa 9 zuzuye kujya ku isaha y'isaa 9:10 ni Zero Trap performance. Zero Trap urumva ko arahera ku ndirimbo ye yakoreye Rayon Sport. Zero Trap aracurangira abantu barabahari mwe mu raperi barimo kugenda bazamuka muri iki gihugu ebana amaze kubaka izina kabisa araza kuba performingira abantu bari muri stade yego. Hanyuma ku isaha y'isaa 9:10 nyuma ya Zero Trap kugeza ku isaha y'isaa 10 ni presentation Rayon Sport Men's Squad 2025-2026. baragaragaza abakinnyi ba Rayon Sport ikipe Rayon Sport abakinnyi bose ifite abaye ariko bemewe ubwo nta abari mwingerizwa ntabwo barimo nabamaze gusinya amasezerano bavuga ngo ubundi bagomba kujya kuri Rode bamaze kumenya abakinnyi bazakoresha muri saison ariko baracyagoranye ariko abo bagaragaza ahangaha niho abafana ba Rayon Sport bamenyira ngo uyu mukinnyi dufite bandi y'umwaka kugeza aya masaha. Hanyuma guhera ku isaha y'isaa 10 kugeza ku isaha 10:10 Kenisol performance. Kenisol arimbira abantu baraba barimo Kenisol afite indirimbo nyinshi harimo n'inshyashya ubwo abantu baraza kuzumvira muri Stade Amahoro muri Rayon de Kenisol numwe mu bahanzi bagira abafana benshi cyane b'urubyiruko. Buriya Kenisol ni n'umuhanzi wawukinnye buriya nawe yarawukinnye cyane yari kumumena muri ya kipe y'abanzi cyagiye dukina muri none agatagenda muri Kigali Universe yarushye kare na elementary barushye ariko agatacu bukabona agapira kaba kagenda ariko nyine ni iminota 3 tayara kabarenga. Hanyuma ku isaha y'isaa 10:10 kugeza ku isaha y'isaa 10:50 hari icyo bita recognition ceremony. ubwo ni ibirori byo gushimira abantu runaka cyane abafatanyabikorwa barashimira abafatanyabikorwa babafashije kuri Rode nabo bazakorana muri mwaka w'imikino. Hanyuma guhera ku isaha y'isaa 10:50 kugera ku isaha y'isaa 11 president's address ubwo ni ijambo rya stade aza kugeza kuba bari muri stade cyangwa bareba by'umwihariko. Hanyuma saa 11 zuzuye kugera ku isaha 11:15 ni live culture performance. ubwo hano ni gakondo nyine abantu baraza kuba barimo bibutswa umuco nyarwanda. Hanyuma guhera ku isaha y'isaa 11:15 kugeza ku isaha y'isaa 11:50 ni pre-match warm up. ubwo amakipe araza kuba arimo yishyushya yaba ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans. Hanyuma ku isaha y'isaa 12 kugeza ku isaha y'isaa 2 z'ijoro ni main match Rayon Sport vs Young Sports Club. ni iminota 90 y'umukino hagati ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans ari nacyo gikorwa nyamukuru umuntu yavuga muri Rayon Day abantu benshi bifuza kureba uko iyi match za ko bimeze yaba Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young haratangwa n'igikombe. Hanyuma ku isaha 2 kujya ku isaha 3 ngo ni post match celebration
post match celebration nyine ikipe yatsinze abafana bishimira ko umukino uraza kuba ugenze bahana kaciyazi nyuma yuko wenda abakinnyi bagurana jezi nabyo birashoboka ko bashobora kugurana jezi ari byiza cyane. Hanyuma ndabona ngo Robin adukubise irindi tangazo ati abayobozi ba Rayon Sport n'ikipe ya Young Africans uyu munsi saa sita zuzuye barasura umudugudu w'abarokotse wa Gasharu Ikinyinya. Nuvuga ngo kuri ya gahunda ejo hashize irimurwa abanyamakuru babyifuza bahagera murakoze. Ndabona rero umudiji uza kuba uhari ni n'umuvandimwe hano umenyerewe muri Kesitu Selector Faba wa Faba umuhungu cyane niwe uza kuza kuba hari. Hanyuma ubwo ikindi twababwira kuri update ku kirebana n'amatike mu ijoro ryakeye kuko saa 5 z'ijoro nibwo batanga update twarababwiye ejo Skybox ndetse na executive seats zari zashize. VIP mu ijoro ryakeye yarigeze kuri 97% ubwo harasigaye 3% kugira ngo zose zigurwe. Hanyuma iyo ni VIP. Hanyuma VIP yarigeze kuri 93%. Hanyuma classic seats imwe ibihumbi 15 yarigeze kuri 90%. Upper ball handi ibihumbi 3 yarigeze kuri 65%. Hanyuma low ball handi ibihumbi 5 hasi ariko mu hasanzwe yarageze 72%. Numva ko izo percentage zibura ku masaha navuga ko uhereye saa 6 z'ijoro kugeza ubu ngubu ira percentage yageze akanyenyeri bagakandi buze stade kuko nkurikije imibare mugaragarimo kuvuga abari mugomba kuzuza stade mugomba kuyuzuza kora ko urabona mu minsi ishize urabibuka cyajya ari igiterane cy'abahamya ba Yehova hari umuntu watwandikira avuga ngo ngaho ni APR na Rayon nibijandike batwereke ubwo yafashe ifoto yerekana mimbere ahantu hose nta n'umwanya n'umwe wabona ukanayizamo ikirenge yerekana no hanze ko hari abantu bahari batarimo none ahitavuga ngo APR na Rayon nimwijandike noneho muri iyi minsi yanyu mikuru mufite mutwereke ko namwe hano mushobora gukubita stade ikuzura akabona naho umuntu yakandagira ubwo Iberi ibutsa abantu kugira ngo nizo percentage zisigaye bareyo bataragura itike bayigura none nka kwinubira kaze wibutse n'abafana ba APR Yanga uko umufana wa APR ugomba kuri muri stade ureba Yanga yawe wihebeye harimo abantu bagiye kureba Yanga benshi harimo abantu bagiye kureba Yanga ariko mbonye ikipe Yanga igiye gufungura ngo fan club i Kigali cyane fan club ya Kigali cyara abafana benshi bahari rwose tugomba gufungura fan club izwi yego ubwo abareyo bataragura amatike baza kujya muri systeme barasangamo ubwo nyine itike basangamo niyo bagura izashize bazivanye muri systeme izo basangamo nizo bagura urakanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego uko ni kuragura itike yo kwinjira muri iyi Rayon Day ariko inama nakugira gura byibura mbere yuko saa 6 zigera saa 6 zigera amatike sha araza ko bashizemo aza ko bashizemo ubwo uramutse ugize ikibazo hari support call center ku bijyanye n'amatike cyangwa se kuba wabaza hari abantu bajya bagura amatike bikanga kaba yakubaza ngo bimeze bite ushobora guhamagara 0785752222 cyangwa se 0788081252 bakagufasha uburyo bwo kubona itike yigura kirekare kugira ngo uze kuba wicaye neza cyane muri stade Amahoro nzi cyane ubwo Ruvuyanga nituzo kwibagirwa kakano kuri Yanga kantu ka Haruna wakoze imyitozo muri Yanga karabakozeho ku mutima akantu kabakoze ku mutima abantu benshi barigaya Nyarugenge nta harakuntu dutanga agaciro umuntu akwiye ariko abandi bo barakazirikana numvishe nka Ali Shabani Kamuye muvugizi w'ikipe Yanga avuga ko nyine ukuntu bishimiye kubona Haruna aje gukora imyitozo nabo ushaka kugira ngo wenda niwe wabisabye ariko Yanga niyo bimusabye cyane cyane kumuzirikana nk'umu legend umunyabigwi mu ikipe ya Yanga ko tuje mu gihugu kandi iki gihugu harimo umukinnyi dukiniye w'umunyabigwi waduhaye byose dutwarana nawe bikombe tugomba kumuhamagara akaba ari umwe muri twebwe mu gikorwa tugiyemo muri icyo gihugu. Haruna yakiniye Yanga ayivamo ajya muri Simba arongera agaruka muri Yanga urumva ko byanze bikunze n'umunyabigwi uziko banavuze ngo aramutse abemereye uyu munsi akaba yakemera gukina bamushyira minota 20 cyangwa 10 akaba arimo yambaye umwambaro wa Yanga ibasi ukina ariko adafite amasezerano atari gukoresha igeragezwa ahubwo kugira ngo bazirikane ibihe byiza yabahaye cyangwa se wenda n'ibikombe batwaranye banavuze hano yavuze ati wenda iwanyu ushaka kutemerwa ariko byanze bikunze ibyo wakoze hari aba babyemerwa nako yakanazemo iyo batamukanazemo ariko yagomba gukanagamo Haruna tujye twemera ntabwo arimo aratakira ubusa cyangwa iki ntabwo tumuha agaciro akwiriye cyane batugira n'iki kintu yaba twebwe itangazamakuru yaba abafana ntabwo Haruna
twebwe tumuha agaciro wa mugani w'ikinyarwanda ngo nta muhanuzi wabo twebwe burye turawaplika ntihagire uza kuvuga ngo iki ngo ariko wiki tubihuriyeho twese ntihagire uvamo abantu bajya gushakirana ngo statistique ngo iyi myaka ingahe ngo yatanze assist zingahe ya providence yatsinze ibitego bingahe we aho nuko ukora kuvuga ngo none se icyo gihe cyose yarazaga akabwira abantu ngo munkinishe abatoza bose ko bahindagurikaga yambaye igitabo cy'ubukapiteni yababwiraga ngo munkinishe ku itegeko yajyaga muri Yanga akabanzamo yakajya muri Simba akabanzamo yari uko yakoresheje itegeko so ibyo byose rero uragenda ukabikombainenga twe yazani wacu aravuga ati ureni muzee bakamubona n'ibiki ariko abantu bagatekereza ako kanya ntibibuke ko ibigwi byiwe byo vuga ngo nk'iyi nuvuga ngo uko kuzirikana agaciro kiwe so Yanga rero yesereka abantu hano ariko Haruna ntari mu ba long serving captain b'Amavubi babaye kapiteni gihe kinini mu kipe y'igihugu urebye na consistency abarimo rwose urebye bijyanye n'amageneration hari generation nkatwe tutatuza u Rwanda rujya muri CAN tutabirebye tutari tubizi undi mukinnyi tuzi wabaye ukomeye mu mateka y'umupira wo mu Rwanda ni Haruna nkamwe bavo rwose ni Haruna wivuga muri rusange ngo nkamwe ngo mutazi ngo abarye muri CAN hana bane twara we yavuze nkawe nawe yavuze byinshi yasize mu byinshi hano kuri no round table ari kuvuga we n'abagenzi abantu tutabonye u Rwanda rujya muri CAN twebwe rero generation yacu umukinnyi tuzi ukomeye ni Haruna Niyonzima mu ikipe y'igihugu kandi tumva nk'abo mu mateka n'ubundi sina Haruna Regaburiye Rene abanyarwanda sinzi ikintu twabaye dukwiye no guhindura ntabwo abakinnyi bacu bakanyujijeho baduhaye ibyishimo ntabwo iyo bavuye mu kibuga tubakunda ntabwo tubakunda ngo tububahe turavuga Haruna kubera ko ari we wavuzwe cyane ariko hari n'abandi ariko rero baje yisanga umukinnyi wakiniye Amavubi wakiniye Real agakina na APR akaza kuri stade agahezwa hanze ya stade ariko rero Ruvuyanga twagiye tubivuga inshuro nyinshi Ruvuyanga nanone turebe ku mpande zombi abakinnyi nabo uburyo bagenda iyo basoza nyine kariyeri umuntu aca mu twatsi ni imiterere ariko n'imyubakire y'umupira wacu nyine yacu ubundi ahandi iyo umuntu ajya gusezera nuvuga ngo akorerwa ikipe nuvuga ngo asezereyemo akorerwa iyo God of Honor ndetse kandi akorerwa n'ibirori byo kuza gusezera ibintu byose bikaba biri official ariko twebwe umuntu weruka ngo yarakiriye yaramanutse n'ibiki utamenya makuru ye none se ani wacu umukinnyi ajya gusoreza kariyeri aho yatangiriye nibamuhere critère oya dore ikintu ugasanga ayo bagomba guherekeza n'ahandi reka ubwire n'ahandi bishobora kubaho ariko hari ikintu abantu bakunda kugarukaho abayobozi kenshi aba mu mafederasiyo cyangwa se n'amayikipe n'iki ibintu byabo babyubakira kuri influence y'amaradiyo reka mbivuge uko biri twebwe ntituzabura kuvuga ko umukinnyi wari uri wenda muri ekipe yo hejuru yagiyemo yo hasi bitewe n'ibyagezemo ariko we wikumva ko kuba atakiri on top bikuraho ibyo yakoze wowe kora akazi kawe nk'umuyobozi ushimira umuntu mu byo yakoze mu gihe yagibikoze yego umutegurira igikorwa uwo mukinnyi nashaka bari no mu cyiciro cya kabiri ntibikura ko icyo gikorwa nikijya gukorwa duha agaciro ibyo bintu yakoze hari n'uvuga ngo ubwo Haruna ngo wabaye kapiteni igihe kirekire ngo yahaye icy'Amavubi reka mbaho urugero ubu se Steven Gerrard na Lampard bahaye icy'Ubwongereza kandi bari beza barinze baritaringa nta kintu bahaye Ubwongereza ariko barafatwa nk'abarigent b'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza urumva ntabwo rero bivuze ngo kubera ko nta gikombe twatwaye muri iyo myaka cyangwa tujye muri CAN bivuze ko ari umukinnyi n'importe kusanzwe tubisoze ariko abanyarwanda dukwiriye kuzasaba imbabazi umuntu bita Haruna Niyonzima kumusaba imbabazi so kuvuga ngo tuzajya tumubwire ngo mbabarira tumuha agaciro ariko usaba imbabazi akazava muri umupira neza yubashye umuntu nibura yadukebuye aranagakoneye dukubise abafana rwose nta kumubona ngo bubu kuri mikoro nta kwita utangira kuzana ngo statistique ngo ibiki oya gusaba imbabazi Haruna ni ukumuha agaciro kandi pana mu magambo mu bikorwa akazava muri uyu mupira n'abandi bazavamo yego akazava muri uyu mupira n'abandi bavuye mereka bahari abizirikana bagifite aho nicyo kintu cyonyine twakora tukagarura urukundo kuri Haruna nta kintu hanyuma ibeka akantu twavuze kuri ya kipe ya ASK na n'Inyange formation menye ira ASK ntabwo ari baba legend nindi nizino nyine zo muri weekend ahubwo kugira ngo ari amakipe agaragare kuri uno musi gikundiro akanyenyeri ka miliyoni 10 ASK aya makipe yombi akwira kipe burasi ya ASK Kamena oya ya ASK Kamena se ko ari urubyiruko ahubwo ari ASK company y'ama network
ASK ubundi nayibewe ubundi narinzi ASV niyo narimenyereye ASV yo muri Serikire yo muri Serikire ASK rero ariko icyo amakuru ufite aya makipe yombi kugira ngo akinire match yatanze miliyoni 10 nyine mu bwango muri iyi campaign y'umunsi w'igikundi gutegura uyu munsi rero nayo yese habwa aravuga ati ngaho namwe nimwigaragaze